dutangiranye na umukobwa ugiye kujugunya ibishingwe mu gitondo cya kare. Ako kanya hari undi mutipe yari umeze nk'imbobo uri kugenda utambuka ku ruhande amureba asunika ikigare. Katurebe ibishingwe abishyira hasi arongera ariyinjirira. Uko yakinjiye akaba abandi batipe bari bitsimbye ku nguni bareba ibyo umukobwa byose agenda akora basa nkaho bamuri inyomeko hari icyo bari gupanga. Ako kanya bahita bagati dutangira akazi, bahita bakubitamo mask, bahita bambara nk'ibisambo nk'ibirara, bahita binjira inyuma y'umukobwa atabareba, bahita bagenda bitsimbye kuri cyo rero. Bigaragara ko batipe ari ibisuma cyangwa se ari ibisambo. Wa mujama uhagaze ku ruhande rero, Jimmy yagarutse akina nk'imbobo. Dore ni Jimmy. Jimmy agerageza kumubwira ati yewe muko ati dore nyamuneka reba ati abantu bambaye amasura batakugirira nabi. Gusa umukobwa ntiyabyumva ntiyabyitaho. Jimmy akomeza amubwira ati yewe muko. Yorini nawe arangira aramubwira ati oya Jimmy, ati hoya ati musore, ati ndakubujije ntukore kuri bino myanda, ntukore kuri bino bishingwe. Yarabonye ari mayibobo aramubwira ati ntukore kuri bishingwe. Gusa Jimmy nawe ukuntu yabibonye iteruka agiye urugi ruri kwikinga ngo rero ko yamutabara, ahagera yatinze asanga urugi rwikinze. Areba ukuntu yabigenza nk'amapanzi, atera imibare areba ukuntu yasimbuka byibuze areba ko yatabara uriya mukobwa. Wibuka ko yamaze kubona ko we hari abantu binjiye mu nzu bagiye kumugirira nabi, kuko yakinjiye mu nzu yumva hasa nkaho harimo abantu. Atangira baza ati yewe hari umurimo hano mu nzura. Bahita bavayo nta n'ubwoba. Abatipe bari bahita bacomokayo bambaye amamaske. Wibuke nta kintu wapfa kubabwira nta n'ubwo wapfa kubamenya ko bakaje gake baza begera Yorini. Gusa Yorini afite ubwoba uko bamwegera Yorini asubira inyuma. Ko bagenda bamwegera Yorini asubira inyuma, baramubwira ati ubundi gutana ujya kujugunya ibishingo cyangwa se imyanda jya ubanza wite neza nyine urebe neza usiga unakinze. Ariko arangije aravuga ati niba kimwe abasore. Ako kanya Jimmy yahise avayo akitahagera wa mukobwa ahita yikanga yumvise umuturitse inyuma, ahita yikanga ahita kubita umutwe hasi aragagara. Birabatungura. Abatipe baramubwira ati turabona ibintu ukoze. Jimmy aravuga ati ariko byari kubw'impanuka. Bakomeza bareba, umwe abaza mugenzi we ati ubusi bundi habaye hari CCTV byagenda bite. Mugenzi aramubwira ati bahita babona kiriya kigo kitambaye mask, twe ko twambaye mask. Arareba abana nta kundi byagenda ati bro ati twigendera ati ducisheni. Bahita baguruka bamusiga wa mukobwa aho ngaho na Jimmy. Uko bari kugenda wa mujuru umwe ahita abwira no mutipa turabona ikuntu bawite mu bintu by'amata bitakureba. Reka ari kubwira Jimmy ati wite mu bintu by'amata bitakureba ati ibibazo bigiye kukujya hari wowe. Ati niwe ibibazo bigiye gusigana reka twe twigendera. Babajuru bahita birukanka bagasiga Jimmy wenyine. Ati nyagasani wenda bigenza gute koko. Nawe agiye kugenda arongera areba ariko atusemana we usenda agenda umukobwa yikubise hasi ararabye. Narenje kumutabara ngende namutabaye kandi cyo cyari kinzanye. Nubwo aguye akabaye aguye igihumure cyangwa se akaba kubise umutwe hasi, gusa nago yari amakosa yanjye nje gutabara. Jimmy n'umutima mwiza ahita asubira inyuma ajya kubyutsa Yorini. Ati Yorini we ati muko ati byuka madamu we ati byuka. Agerageza kubyutsa gake aranaterura ajyana no ku gitanda ngo arebe ko yamuryamisha, arebe nyine ko yagarura ubuyanja. Arangije araryamisha. Wibuka ari mu nzu y'abandi, nta n'umuntu n'umwe azi, nta umuzi, no yaje gutabara nta umuzi, nyine no gutekinga risk ariko agerageza rero ko yasevinga ubuzima bw'umuntu. Arangije afata n'ishuka abagenzi atangira kumworosa gake. Yorini yakubise umutwe hasi, nta kintu na kimwe yumva, yababaye. Gusa Jimmy rero nawe n'umujya mutima yakomeje kugenda afasha nyine gake, akomeza nyine kugenda amufasha ngo arebe ko yabyuka. Gusa arangije aravuga ati gusa hano mfite kugenda ati mana we ati ibibazo niteye. Ati gusa madamu we nizere kuza kumera neza. Agiye kugenda ari kugenda yumvira gake simunsigo y'umukobwa ngende. Ako kanya umukobwa atangira kuzanzamuka, ariko gusa umutwe uramurya arumva umutwe uremereye. Arebye ati urinde we ati urinde uri hano ati uri umujura ati waje kwiba. Jimmy arangije arakebuka aramubwira ati hoya ati ntabwo ngende umujura ntabwo naje kwiba. Ndebere ati cye ntabwo narinje kukwiba. Umukobwa arongera amaze ati nese wamfashije se niwe wamfashije. Jimmy arangije aramubwira ati yego ati njye nagufashije ati hari abantu babiri bari binjiye mu nzu bari baje kukwiba ati mbona neza ko utari bubikure mu maso nyine nza kugutabara ati nuko byagenze nyine kubw'amahirwe make bitugugiye ihumure ati gusa ati umbabarire kabisa ati narinje kugutabara nta kindi kintu kibi cyari kinzanye ati ahubwo mada ufite kuryama ukaruhukamo gakeya ati ryamuruhuke. Umukobwa arangije aramubwira ati umutwe uri kundya cyane ntako naruhuka ati umutwe uri kundya. Bagenzi umutwe uri kumurya bya atari ahita yongera yirambika hasi aryamaho gakeya ngo arebe kubyibuza umutwe wakoroha ahita anasinziramo. Jimmy abura uko abigenza. Gusa
gusa nyine Jimmy aravuga ati nta kibazo ubwo apfuye gukanguka reka nigendere nyine cisheri. Ndebere ku rundi ruhande hari abandi bari aho ngaho baje bafatanya akaboko gake gake. Daniel n'undi mukobwa tutaramenya izina rye ageze ku muryango arikanga ati ati ni iki, ati se ko haba, ati ko ndeba umuryango wuguruye nasize ukinze. Umukobwa agarutse yitwa Natasha, ati Natasha atangira avuga ati kuki utangiye, ati ni nabikubwiye ariko se nakubwiye ngo ntunza nangaha, ati utambwiye kugiye kunkorera ibintu nk'ibi ngibi n'ubundi. Daniel aramubwira ati makanya gato yambanze njye kureba. Ako kanya Jimmy nawe agiye gusohoka ahita kubitana n'umuntu uri kwinjira kuri gate, ati mana we, ati ndabizi uriya n'umugabo we, ati kandi niyo nagerageza kumusobanurira uko byagenze kose ndabizi ntashobora kunyumva kabisa. Cyagomba gukora Jimmy n'icyo rero ahitamo kwitsimba. Umugabo akomeza azarya Daniel nyine waruje mu rugo iwe, aza gake gake. Jimmy arangije aritsimba, araza yigira imbere areba mu rugo abona nta muntu n'umwe uhari. Gusa wibuke ko hari umudamu bari bazanye, yarazanye na Natali yaje kureba, sinzi ibyo bari baje gukora, ariko nyine basanze hakinguye avuga ati bagiye kureba. Agiye mu cyumba afunguye asanga Yorina aracyaryamye yasinziriye. Arareba ati Yorina araryamye. Yorina kumbi yari umugore we. Arangije ararakara ati shit, ati ibi bintu kabisa ati sinabyifuzaga, ahita kubitaho urugi n'umujinya ahita agenda. Bigaragara ko yarazanye uriya mukobwa ngo base nyine bikorera ibyabo, yaraze ko nyine Yorina adahari yagiye mu kazi, kubera ko Yorina ari we mugore we yarazanye imbeshu nyine ngo base bikorera ibyabo. Ako kanya kimara kugenda Jimmy nawe tacuma ko yari yihishe, arebye abona nta kintu umugabo amukozeho, ati ibi ni ibikira, ati ati niyo mahirwe mfite yonyine ngomba kuyakoresha ngasuka mu rugo rw'abandi ntaramenyekana zitaranyakira. Ako kanya Daniel yese agaruka aza kubwira Natalia, ati Natalia we, atezi ko umukobwa atagiye akiryamye sha, ati nibiki Daniel we, atutambwira ko ugiye kunkorera ibintu nk'ibi ngibi kabisa. Daniel aramubwira ati nta kundi nyine ko bigomba kugenda. Natalia aramubwira ati ariko Daniel narakubwiye ugomba kumubwiza uburura mukobwa ukamubwira ko dukundana ukamwirukana bikarangira tukibanira. Daniel aramubwira ati ariko haracyaro, ati ntago ariko nashobora kubikora gutyo, ati kubera ko nyine kubanza nkamukuraho amafaranga. Natalia ati hoya nawe wimbwira iby'amafaranga, ati buri munsi ati nuko uhora witwaza, ati ni inzitwazo zawe, ati ubundi se nikangaye ngubwira ko ngenda nakeneye amafaranga koko. Daniel aramubwira ati amafaranga ni ingenzi kabisa, ati amafaranga ni ingenzi, tugomba kumenya uburyo twabanza tukamukuraho amafaranga. Natalia aramubwira ati gusa ngiye ntago ningukeneye amafaranga cyane, ati nubwo urumbwira tugomba kumubwiza ukuri ukabimenya ukamwirukana tukibanira, ati kuko ikigenzi nuko ngenge nawe twibanira. Byose ko bari kuvuga Daniel Jimmy ari kubyumva, ati wambeshye ko nkunda, ati na nubu dore ntago urabinyereka ko nkunda. Daniel aramubwira ati ngenda gukunda kabisa, ati Natalia we, ati tuza ndagukunda kandi nzabishyira mbikwereka, atabwo icyo ugomba gukora, ati weva hano ugende, ati turapanga undi munsi tupange ukundi kuntu tuzabigenza. Kuri cyo narebe Daniel yifite umugore, uyu nawe arimo aramwirukaho nyine ngo bakundane babane, arimo aramwoshya ngo yirukane wa mugore babana Yorine kugira ngo amurongore. Nyamvire sha abakobwa b'iki gihe. Natalia akomeza amubwira ati ntacyo reka ngende, ati gusa ngiye ntongere kunterera umwanya kabisa, ntuzongere kunteresha umwanya, ati ugomba kumubwiza ukuri ko dukundana ukashaka uburyo umwirukana ngiye nawe tukibanira, ni ngiye ugukunda mama shenge. Natalia bigaragara ko ari kamapanzi gafite icyo gashaka, gahita gasubirayo. Daniel nawe arerekera asubira mu rugo iwe agiye kuri ukuntu ibintu bimeze nyine. Kuri cyo narebe katurebe Yorine nako karanyonga gahita gakomeza karagenda. Jimmy nawe uko ari aho ngaho akomeza kugenda atera imibare ukuntu yasohoka muri kiriya gipangu, ati ye baba we, ati uko bigenda kose ariko nshobora ngomba gusohoka hano kabisa, ati ibibazo nimbona mbivuyemo wana kabisa sinzongera kubyitamo. Arakingura arakibaguza gake gake hanze ngo ariko nta muntu, ahita kurura akaryango ahita aguruka ahita acomoka. Ako kanya Yorine nawe nibwo arimo arakanguka inshuro ya kabiri, arakanguka gusa nta kabara gafite, umutwe murya arumva umutwe uremereye, wibuke ko yakubise umutwe hasi cyagiye yikanze. Ako kanya Daniel yinjira mu cyumba, arinjira asanga Yorine ati ati baby, ati sheri. Yorine natangira ko ati we, ati wa muhungu wantabaye ari we, ati we ngomba kumushaka wa muhungu wantabaye. Ako kanya Daniel yitavaye ati sheri my love urukundo rwanjye, ati amakuru yawe. Yorine ati ni meza sheri, ati ndaho ndakomeye. Daniel arareba ati ati none se Yorine we, ati kubera icyo wambaye no myenda ya masaka, ati kuki ubundi wambaye iyi myenda imenye imeze gutyo. Yorine aramubwira ati hari ikintu kibi cyambayeho ahubwo,
ati mu gitondo nagiye kujugunya ibishingwe, ngiye kumena ibishingwe, ati yinjira abasore babiri bari bifutse maske bari baje kungerera nabi, ati nuko nguko nyine, ati uretse ko ari nk'Imana y'agatangaza yantabaye, ati hahita haza umuntu nyine arantabara, ati umusore muto muto umeze ukuntu arantabara. Daniel ati ati ahubwo mbwira, ati bravo bravo bravo, ati nyine urarebye ukambonamo igishushanyo tu ukabona ko ushobora kuntera injuga nk'izo zikamfata, ati ureba ukabona wambeshya gutyo nk'umwana wawe ukumva ko byambera. Yorinda atari ko nukuri ndi kukubwiza ukuri ntago ndi kukubeshya. Ati nuko nyine wabikoze. Ati ahubwo mbwira, ati ese uwo musore ati mwaryamanye ku gitanda cyanjye? Yorinda atari ko nta kintu twakoze nuko ndi kukubwiza ukuri. Daniel aramubwira ati hoya, ati okay, ati nsigaye njya mu kazu kasigara unca inyuma sibyo? Ati none icyo ugomba kumenya rero, ati njye ntago nzabyihanganira ibintu nk'ibi ngibi ko njye nawe twabana bimeze gutya. Yorinda atari ko sheri, ati nibiki nibirambwe, ati ngenda gukunda, ati ugomba kunkunda ariko ugomba ahubwo no kumbwira Paul, ati ugomba kunkora, you supposed to love me. Daniel aramubwira ati oya, ati ntabyo gukunda, ati naragukundaga kuva cyane ko kubungu, ati wapi ndekura, ati batangiye kumva ibintu byo kunca inyuma, ati wapi kabisa, ati guhera uyu munsi, ati ugomba kujye, ati ngiye kukureka, ati kandi ugiye kubura ibintu byawe byose, ati njye ntago nakwihanganira ko wanca inyuma. Yumvire ntiyanamufashe, ati ntago nabyihanganira, ati nakuntu ugiye wanca inyuma, ati nanjye mbyihanganira, ati ugomba kumenya, ati byanze bikunze ko tugomba gutandukana, ati kandi ndatwara n'ibintu byose kubera ko niwe wanciye inyuma. Yorinda atari kuri kumbeshyera, ati njye nuko nagerageje uko nshoboye kose, ati njye nta kintu na kimwe twakoze n'uwo muhungu, ati nta kintu twakoze. Daniel aramubwira ati oya, ati wewe komeza umbeshye uko ushaka, atari ko njye ntago wanyemeza kabisa, atahubwo ndanigendeye. Daniel ahita caho. Yorinda ati Daniel we, ati buretse gato ariko ngusobanurire. Daniel ntago yashatse kumwumva, ahita akomeza aranigendera. Yorinda asigara ngaho, disi byamubabaje. Turashize. Daniel bivuga yuko afite gahunda yo kugira ngo yenze kuri Yorini arebe nyine ko bashwana kugira ngo yongore uriya mukobwa nyine Nataliya. Yorini nawe nta kindi cyakurikira, avuga ati ngomba kujya gushaka kuri musore, akaza nyine akajya akantangira ubuhamya, akaza azaye nk'umuhamya. Nta kindi cyakurikiyeho, hari umukobwa mwiza tutaramenya ngo ninde rero, reka turebe ni Yorini. Bwarakeye mu gitondo cya kare ahita ajya kureba ku muhanda kuri street, kureba ko byibuze yashakisha wa muhungu wamutabaye Jimmy, arebe ko nyine yamutwara mu rugo, akajya gusobanurira umugabo akamubwira ko nta cyabaye, ko byari kumutabara gusa, akamusobanurira ko abajura ari bo bari bagiye kumwiba kuko umugabo yanze kubyemera. Ko yigira imbere hari abandi batipe bari kwitoragura amacupa, ati ati mboga zirizanye kabisa, ati mboga zirizanye. Yorini nubwo babwinshi ababonye, ati mwaramutse neza, ati yewe, ati nari ndi gushaka, ati ndimo ndabaza, ati umutipe, ati mugufi ya gutyo ukuntu muremure w'inzobe, ati ufite tatu ku ijosi hano, ati mwaba mwamboneye. Ati baragiye baraseka, ati kijama kiramubwira, ati ubundi se, ati wasanga n'umuntu uri gushaka ahubwo ari njyewe, ati ni njyewe uwo muntu hano uri gushaka, ati sana hano akakobwa. Ahita amushikuje agasakoshi. Yorini ati yewe, ati winyiba, uko yakavuze, ati yewe. Daniel ahita byumva ari ku ruhande, ati ati umukobwa muto, ati we ni we n'ubundi. Ahita agaruka Daniel n'umushinya mwinshi kuri bya birara, reka turebe isagiye kubirya box ko yakageze, itazarababwira ati ninjye bari gushaka, ati ninjye arimo arabaririza, ati mugomba gukora ubugoryi mukita musubiza ibyo ari byo byose. Abandi batipe barikanga, ati Jimmy, ati tubabarire, ati ntago twari tuzi ko ari we kabisa. Jimmy biramutinya byatari bizi ko Jimmy ari umujama, yahita birya box byose, yahita byemeza, ati muhite mumusubiza ibye kandi muve hano mugende. Bahita bamusubiza ibage yiwe, bahita baguruka. Ko bakagiye, Jimmy asigarana na Yorini amubwira ati mukobwa muto, ati akira akabage kawe. Aramubwira ati rero Yorini agira ngo turakoze cyane, ati nari ndimo ndaguhiga sinenzi ko ndibukubone. Jimmy aramubwira ati rero, ati aha ni ahantu habi cyane, ntukongere kuza ahantu nk'ahangaha habi, ati bashobora kukugirira nabi. Yorini agira ngo ati nukuri ndimo ndaguhiga, ati ahubwo nagira ngo ati ugire ikintu mfasha. Jimmy ati ngufashe, ati niki nagufasha se? Ati nukuvuga ngo nukuri, ati wa munsi, ati abajura baza bakanera ukamfasha, ati umugabo yanze kubyemera yuko nyine ari abajura bari binjiye. Jimmy aramubwira ati none se ubundi urumva umugabo yabyizera gute? Yorini aramubwira ati nyine niyo mpamvu nanjye nshaka kuza ukamfasha, ukajya kubimwemeza, ukambera nk'umutangabuhamya ukabimwemeza. Jimmy aramubwira ati wapi kabisa, sinshobora, sinanabyemera, sinshaka kwishyira mu bibazo. Yorini aramubwira ati nukuri ndakwinginze, ati mbabarira umfashe ndabikwinginze.
Jimmy aramubwira ati reka jye ntago nabyishyiramo ibyo bibazo byawe, atahubwo uzi n'ikindi, ati ntuzongere kugaruka hano kunshaka, ntuzongere n'umunsi n'umwe wo kuza kumbariza unanshakisha, ndakwiyamye ubage wifashe wa mukobwa we. Aramukatira ahita nigendera Jimmy. Yorine Disa asigara ngo yivugisha ati ubu ngubu ngiye kubara umugabo wanjye kubera ikintu cy'amafuti kitanabayeho, ati kumva ko atari kunshinja ko namuciye inyuma, ati ubu ngiye kumubura kubera ko nabuze umutangabuhamya wanyemere wamwemeza ko bitabaye. Jimmy n'umujinya mwinshi ahita yumvise ukuntu umukobwa bigiye kumubaho bibi, ahita agaruka azamwegera ati Yorine we, ati ntacyo tugende gufasha. Yorine ati nukuri, ati mana we, aturakoze kabisa, ati Imana iguhumugisha, ati Imana iguhumugisha, turakoze kabisa. Jimmy aramubwira ati gusa rero we umenya ko ingaruka ziri bube zose ziri bubize muri buzirengere. Yorine ati yego, ati je nta kibazo, ati ntacyo kabisa, ahubwo ati tugomba kugenda kano kanya. Jimmy aramubwira ati okay, impamvu uri tayari rero tugomba kugenda. Yorine aramubwira ati saba nta kibazo, ati reka tugende ujye kumpamiriza ukuri, ujye kumbwirira umugabo wanjye, ujye kumubwiririza ukuri yuko ibyo bintu atari byo kabisa, nta n'ibyabaye. Kuri ikintu nareba byacu bidatinze tugaruka ngaho kuri pisine, hari abari bahari. Ninde rero? Daniel na yakarashika yiwe Natalia. Ati sheri uranyemeje, atanu ni heza kabisa. Daniel aramubwira ati umbabarira, ati ikintu cyaba, ati nshaka kubwira, ati ni iki? Ati uzi yuko byanyoroheye ngiye kubona divorce, ati ngiye gutandukana na Yorine. Ati oh my god, Natalia ati yes we, ati byakunze se? Daniel araseka ati yego byakunze, ati kabisa atari ukuntu ugiye kugenda. Natalia arangira ati none se, ati byerekeranye n'aya mafaranga byo, ati amafaranga kumukora y'ifaranga byo. Daniel aramubwira ati oya, ati byo ngibyo nugira ikibazo, mfite ukuntu nabipanze, ati mfite ukuntu nabipanze kabisa. Natalia avuga ati niyo mpamvu uri uwa mbere kabisa, ati uri uwa mbere, ati sugiye kubigenza gute? Daniel aramubwira ati nyine ngiye kumugerekaho yuko yari ari kunca inyuma, ati kubera ko cyagenda namusanze nyine mu rugo, atakambwira ngo arabajura bamwinjiranye, ngiye kugerageza nyine ngiye kubimugerekaho mbwe ko naciye inyuma, bite mwaka divorce. Natalia byumvise arasika ati mana we, tishati wowe uri uwa mbere kabisa, ati niyo mpamvu uri uwa mbere. Daniel aramubwira ati ariko ngufite n'akandi ka surprise uyu munsi. Natalia ati yes we, ati ngaho tugende suntemo, ati tugende nkwereka kandi ga surprise ngufitiye. Barakwereka Yesu amufata akaboko aramukurubana nyine araho yamujyanye, ati tugende hari indani harakantu nshaka kukwereka. Kuri cyo narebe ko bakagiye urundi ruhande, Yomi nawe sorry Natalia na urundi ruhande ko bakagiye wa mukobwa yahise agaruka mu nzu, azagarukanye na Jimmy. Yorine agarukanye na Jimmy amubwira ati ni hano umugabo yagomba kuba ari hano, gusa ariko bareba mu nzu bakabona nta muntu uhari, akibaza ati se ni biki? Akomeza avuga ati wari wambwiye ko umugabo wari hano. Arangije Yorine aramubwira ati nukuri, ati ntegereza hano akanya gatoya, tushobora kuba wicaye mu ntebe, ati nkajya kureba ko yaba ari hejuru. Jimmy ati sawa nta kibazo. Jimmy nawe ahita yinjira mu nzu, ni imbobo, ariko ni imbobo ikeye, ni imbobo yitaho yoga, agari za mbobo ziba zisa nabi. Yaramubwira ati none se wagenda ukanzanira laptop tukabanza, atashobora kuba afite nka laptop yiwe ukabanzanira tukareba. Jimmy aramubwira ati Yorine aramubwira ati yego, ati kanze ngiye kuyizana, ahita yikoza mu cyumba azamuzanira laptop. Arangije arafungura nk'umwana n'umutekinisiye, ariko nazi ibintu bya mashina byumva mu mutwe byatari by'ikoranabuhanga, akora arareba ati nabanza nkareba kuri CCTV, ati yego. Arangije arareba ati oh fine, ati yego mbiguyeho kabisa. Arongera Yorine aramubwira ati ese ni biki ahubwo? Ati se bundi, ati nakwibariza ikibazo, ati kubera iki bino bintu byose, ati nakwizera turi muri abimenya gute? Arangije amureba aramubwira ati ntago rega n'ubundi kuva na kera ntago nahoze ndi mayibobo, ati hari ubona ari ndi wembere yuko mba mayibobo, ati rero nibigutungure kabisa. Yorine arangije avuga ati wari uriwe mbere yuko uba gutya, ati none se byaba byarakugendekeye bite? Jimmy arangije aramubwira ati atariko, ati nshobora kukwerekana location se, ati nshobora kukwereka location kubera ko ahantu byanze bikuza afite telefone tugomba kumuturakinga tukoreba ntare. Jimmy arangije avuga ati gusa ariko icyo ntago aricyo cyari ikiganiro cy'uyu munsi cyo kukubwira uko byangendekeye mbere, ati gusa wewe ugomba kwizera uko ngiye kukujyana hare, ati gusa wizere neza n'amaso yawe ibyo uri byibonere, ati kandi uze kurwana n'ibyo n'umutima wawe ibyo uri bubone, ati urabyemera ngo twara hari, ati ahubwo tudatakaza umwanya tugende ngo twara umugabo hari, ati ibyo bindi by'ibiganiro by'ubona ariho tube tubyihoreye. Bahita bakomeza baragenda. Turakwereka abagenzi
feri ya mbere nta handi hantu bagiye, bahise bajya hahandi hehe hahandi Daniel ari na wa mukobwa. Barangije bageze aha ngaha, Daniel aramubwira ati ni hano rero, atunkurikire twinjire indani, tugomba kunkurikira tukinjira indani. Yari nabaza ati ariko urimo uranjyana he? Ati urimo urantsikaminga ushaka kumbeshya? Ati kuki ushaka kumbeshya? Ati wimbeshya? Daniel aramubwira ati ariko tujya kuzana nagusabye kunyizera. Ati rero n'ubundi tukiri aha ngaha, ati nyizera bwari mu nkurikire tujye mu nzu ubyiboneshereze n'amaso yawe ibyo nshaka kukwereka. Nta kindi cyakurikiyeho, yari nahise amwizera nyine arinjira. Aha ngaha aho bagiye kwinjira ni hehe rero? Daniel kumwe na wa mukobwa Natale bari kwirira isi, bari kwirira ubuzima mu gapisine k'indani mu mazi mani, amazi azenguruka baryamo ubuzima. Tisheri ibintu bizagenda neza nitubana, ati ciyaze tunywemo, ati tunywemo ku bwazaza hacu. Reka babagweho kurikira filmu nirebe. Ako kanya hari abahise binjira bamwe bari muri pisine barimo bararya ubuzima. Ninde rero? Daniel arebye arikanga ati mana nyagasani we turafashwe. Natalia nawe arikanga. Ati Yorin urakora iki hano? Yorin aramubwira ati ahubwo se urakora iki hano? Ati ese ubundi atubundi ndi muri kumwe umukobwa ninde muri kumwe? Daniel arangije arareba aramubwira ati wowe turi kumwe, ati nta nubwo bikureba kuba nakubwira wowe turi kumwe nawe, ati ubona hari ibintu hari ikikurebamo? Ati ntago bikureba kabisa. Ati ahubwo se uyu ninde? Ati uyu ninde se wowe muri kumwe, atuzanye mu boyfriend wawe hano se? Yari ntabwo ati wowe ugomba ati wewe ati wikomeza kumbwira ibyo ngibyo, ati nje kukubwiza ukuri, ati mu mwanya nkubwiza ukuri. Ahita atatangira kumubwira ati none se ati ahubwo ati Daniel aramubwira ati ahubwo se wazanye n'umutipe, bati wewe n'umutipe musigaye mukundana mwe mwaciye inyuma se? Yari aramubwira ati ntago nigeze nguca inyuma na rimwe. Daniel akomeza amubwira ati birigaragaza. Ako kanya iyo rina itamubwira Jim ati ngo babwiza ukuri ko acyagiye arabajura bari bantanze. Jim ataratangira no kuvuga byinshi, atangira hamagara ati Yorine we, sorry, atangira hamagara Natalia ati bite Natalia, ati wiriwe Natalia akikangamo, bigaragara ko hano baziranye. Jim aranje amubwira ati turaziranye ahubwo, ati aranze ahubwo binarenze cyane, ati warananze cyane biranarenze wowe no kubikeka kabisa, turaziranye cyane. Ati uwo ngo muri kumwe Natalia, ati ni former wife cyangwa se ni ex wife wanjye, ati n'umugore twatandukanye. Yorine ziramwacyagiza ubwoba. Yorine arangije nawe itavuga ati tugomba gutandukanya, ati gwera aka kanya ugomba guhituma divorce, tugomba dutandukana, ati ntago nabara n'umuntu uca inyuma. Jim ubwo yaratangiye kwireguza ati sorry, Daniel nawe yatangiye kwireguza ati nanjye se wanciye inyuma. Jim nta kindi yakoze, yahise areba arababwira ati mwese cyakora cyo muri kimwe kabisa, ati mwese muri kimwe nta tandukaniro. Jima nini umutipa asigaye ngaha ahita avuga ati shit ziranyakiye. Ako kanya Jim nawe yasohoka hanze agenda yirukanga. Nuko Daniel ziramwakiye asigaye mu nzu, asigaye muri pisine n'ura mukobwa. Jim ko yakirukanze aza disi asanga Kayorine kicaye yanze kwibuye karimo kararira. Akega cyaza yigira imbere. Akenda nyine arebe ko yamuhumuriza, yamubwira utugambo two kumushishikariza cyangwa se two kumuhumuriza. Cyane gake yamwegera. Buri kintu narebe Yorine agahinda kamwishe disi harimo ararira. Umuntu wamuciye inyuma ntiyabyizeraga ko ashobora kuba ari kumuca inyuma, kandi we ni innocent disi. Yamushyira umuntu wo kumuhamiriza ukuri ko atamuciye inyuma, ahageze ahubwo asanga ni uri kumuca inyuma. Ukanya Jim aramubwira ati mbabarire ku byo ubashije kuba wabona. Yorine aramubwira ati oya nta kibazo, ati wihangane. Se wine Natalia ni muziye munazanye gute kuko ari umugore wawe? Jim aramubwira ati yego ari umugore wanjye. Yorine aramubwira ati none se ati se mwatandukanye mute? Yorine akomeza aramubwira ati mwaba mwaratandukanye gute? Ati na Natalia. Jim aramubwira ati mu gihe cyashize ati baje kumfata banshinja ko ndi umujura wiba kuri internet cyangwa se wiba nkoresheje ikoranabuhanga, ati nyine bafatira ibintu byanjye byose n'imitungo yanjye yose n'ibyo nari mfite. Rero uriya mukobwa abonye yuko umaze gukena ahita na nyine aransigara agenda avuga ko atabana n'umukene. Yorine arangije abyumva ati yo, ati gusa umuntu nkawe w'inzira karengane nkawe aba akwiriye guhabwa amahirwe yandi kabisa. Jim arangije aramubwira ati rero ati umuntu nkawe mwiza niwe ugomba umuntu nkawe mwiza niwe ushobora gutekereza ko yatanga andi mahirwe, ati kuko ati si benshi bashobora gutanga andi mahirwe. Jim arangije aramubwira ati rero gusa nyina mahirwe nabigiriyemo, ati nuko nabashije kwizera yuko namaje kwigiramo yuko kuri ise umuntu wese atari buri muntu wese wo kuririra cyangwa se wo kubwira ibyaye ibibazo byakubayeho. Yorine ati nukuri nibyo kabisa,
ati ndabibonye ko atari buri mwe wo kuririra. Arangije anasekamo. Jimmy arangije aramubwira ati rero ati ngesemo nigiyemo nuko ngomba gukora ngatera imbere kandi nkabireka ko ngishoboye. Ati nta kindi kintu ngiye ngomaza gukora kabisa. Ati ahubwo so ati ubwo so ugiye kwiha umwanya wo gukomeza kubirakariramo kweri. Ati bigiye gutwara umwanya kabisa wirakaza ngo nuko wamufashe, ahubwo gira icyo ukora cyakugirira akamaro. Ati ahubwo mfite no kugenda. Jimmy ahita ahaguruka arigendera amusiga aho ngaho. Akiri aho ngaho Yorine amuhamagara ati yewe ati wabaye uretse gato yase. Arangije aramwegera Jimmy nawe arakebuka ati mbwira. Yorine aramubwira ati none se ushaka ko nkwishyura igiciro kingana gute kubera ibyo bashire kuba wankorera ubasha kuba wanyereka. Jimmy arangije aseka ati hoya ati igiciro wanyishyura no kwenda wanyereka yuko wishimye uri guseka ukanyereka ko ibibaye byose nta kintu biguteye nta kintu bigushobora kukwafectingaho. Yorine arangije aramubwira ati oya ntago ari uko bigomba kugenda ati nukuri ibintu nk'ibi nkoreye ati ntago nari nzi neza ko byanyorohera ati kandi nukuri ndagusezeranya ko ngiye gukora nanjye nkareba ukuntu nanjye nabyikuramo ati ngatangira ubuzima bwanjye nkagera kure ntamufite nta na kimwe ngendeyeho kuri we. Jimmy aramubwira ati icyo nicyo gihembo nanjye nshaka kumpa, nshaka kukubona warateye imbere warakoze cyane bikomeye cyane ahubwo atari kuvuga ngo ubabajwe nuko baguciye inyuma. Jimmy aramubwira ati kandi nzagushimira cyane nanjye igihe nzaba mbona bitakigufasheho. Yorine aramubwira ati nukuri reka dukore tubereke ko ibyo bakoreye ubusa nta kindi tugomba gukora tugakora kandi dukoranye ingufu atabwo reka tunagenda. Barakwereka abagenzi Jimmy yese afata Yorine bavana aho ngaho nyine bakomeza bagenda barerekera sinzi aho berekeye gusa bihaye intego ko bagomba gukora bagakora bakareba yuko nyine bakirengagiza ibyabaye bakima amahirwe nyine ibyababayeho cyangwa se abababaje kugira ngo batababonamo nk'ibikinisho. Ako kanya barakwereka Yorine ari gusohoka iwe akubitana n'abari gucuruza shikarete ati madamu we twagurisha shikarete turabagurisha shikarete. Yorine arangije arareba ati ati Daniel we ni uri gucuruza shikarete? Jimmy yikanga ati Yorine we ati ni wowe? Yorine arangije aramubwira ati Daniel we atumbabarire kabisa ati kuba umeze gutya. Jimmy arangije aramubwira ati nyine kuba ameze gutya ati woya ati meze gutya nyine kubera ko ubuzima bwarankubise ati bwarankubise kabisa nago ati nago niteze ko nabazaba gutya. Yorine arangije aramubwira ati nukuri ko Imana Daniel we umbabarire kabisa sinigeze nkwifuriza ko wasa nkuko nguko. Daniel aramubwira ati oya nta mpamvu yo kunsaba imbabazi ahubwo nigenda nakagombye kugusaba imbabazi kubyo nagukoreye kuko nashatse byinshi nashaka gutana bikena n'imfite. Ako kanya Jimmy nawe yahise avayo kumbi Jimmy yaje kurongo Yorine baribanira. Ako kanya agera kuri Sheri we aramubwira ati Natalia na Jimmy ati ni mwebwe asori ati Natalia na Daniel ati ni mwebwe. Arangije areba Yorine ati Sheri twakerewe tugomba kujya muri meeting. Arangije Natalia aramubwira ati oya ati Daniel ati Jimmy we ati nukuri ushaka wanyumva kabisa nkakuvugishaho gatoya ati nukuri mbabarire ku byabaye byose kabisa. Jimmy aramubwira ati oya barakerewe ati gusa ahubwo nigenda nakagombye kugushimira ati kubera yuko ari isomo wanyigishije mu buzima ukaba waramaye n'ingufu zo gukora nkaba narakoze nkagira icyo niyubakamo kirenze icyo wansize cyo ati ubwo rero ndumva nta mpamvu yo kunsaba imbabazi kabisa. Yorine arangije aramubwira ati cyakora cyo ati umunsi mwumvise mukeneye akazi ati nukuri muzaze tubaha akazi kabisa. Barangije bati yego kabisa ati umunsi twumvise dukeneye akazi tuzaza tubaha akazi. Barakwereka abagenzi isoni zarabishe filime yacu nkaho ari naho isa nk'ari kugana ku musozo gake. Yorine na Jimmy bakomeje aho ngaho bakomeza baganiramo gake avuga ati wabonye ko intsinzi twifuzaga aho twayigeze hose Sheri ati nibi nifuzaga ati rero ntago tugomba guhagarara tugomba gukomeza tugakora kabisa tukareka guha umwanya cyangwa se ntiduhe umwanya abatubabaje kugira ngo batatubonamo nk'ibikinisho batatubonamo nyine yuko nk'ibikinisho ugasanga nyine dutumye bagera ku ntego bifuzaga ati kuko buryo umuntu ajya kukubabaza ashaka kugira ngo ugere kure y'ubuzima cyangwa se ujye habi. Nta kindi cyakurikiyeho Jimmy yese afata umwana we aramubwira ati twitemberere Sheri filime yacu nawe niko irangiye yari JPC Media alongside Kizakimana from Burundi. Murakoze cyane mukoze mukande subscribe mukande like ndetse na share turabakunda cyane. Ciao ciao.